ntabwo nari nzi ngo bisaba iki bikorwa gute, gusa njye icyo nari nzi ni uko nyine arihangana njemo atari ukujenjeka. Niyo mpamvu navuze ngo ni diru kugira ngo bimotive nyine mbikore mbyiyumvamo. Nicyo kintu ni ikihe kintu cyaguhaye imbaraga nyine yo kumva ko wakomeza umuziki wawe? Ikintu cyambaye imbaraga ubundi cya mbere, iyo ukoze ikintu gikunze kenshi kiguha imbaraga. Ko ngewe umuziki narawukunze, of course no muri famiye harimo umuhanzi, narebye ibyo akora ndeba nanjye ko ndavuga ati anytime ushobora gukunda. Okay, none se ni nk'iki kintu nyine wowe warebye ukavuga ati okay, nkina filime, nkora na music, okay, ku buryo wowe wumva ko passion yawe ubundi hagati ya filime na music ni ye? Passion yanjye nk'uko nabikubwiye ni umuziki gusa, ariko zose ni talent zanjye. Kimwe ndagikora, ikizaba success ndakeka aricyo nzakomeza gukora nyine bisanzwe. Okay, mu muziki wawe uba wumva ushaka kugera he? Okay, umuziki wanjye numva nshaka kugera ku rwego rushimishije nk'urw'abandi bahanzi bazwi bariho. Yego. Ninde muhanzi ufatiraho urugero mu Rwanda? Mu Rwanda of course ndakeka ko abahanzi bose bakomeye kandi barenze, gusa ngewe hanze y'u Rwanda niba mfite umuntu ufatiraho icyitegererezo. Yego, ninde? 50 Cent. Why 50 Cent? 50 Cent afite vibe nziza, afite yandika neza, aririmba neza, kandi uba wumva ko injyana yose uba wumva ko arimo yiyaminiye. Icyo kintu gituma ngiye mukunda, ni umukozi azi gukora cyane. Kuva atangira kuvuga ngo ngiye kugendera kuri 50 Cent cyase niwe ndi gufataho nk'igitegererezo kuri ngewe, n'iki wamugendeyeho nawe n'iki wamwigiyeho? Ikintu namwigiyeho cya mbere, 50 Cent akora ibintu bye abikunze, abikora nk'akazi, yiganda ku murimo wenda musange, agira nyine kugenda gake mu kazi. Kandi ikindi ntabwo akundwa kuvuga cyane mu itangazamakuru, gusa we ibikorwa bye birivugira. Ikintu mubonamo gusa ni ukuvuga ngo yakoze ikintu gishyashya aragikoze, ngo ntabwo umwubaha ngo yakoze ibiki, yagiye hehe. None se ujya gutangira umuziki, ni izihe mbogamizi wahuriyemo nazo ukumva ese ubundi wigeze wumva ko wacika intege ukavuga okay, ndekeye gukora umuziki kubera impamvu izi n'izi? Of course ibyo bintu biraba buri munsi. Bwa mbere ngewe ncika intege, ari stage nari nabonye ahantu, barambwira ati wowe yitegure ushaka abandi basani, kuko haraba ari show ya Danje, ndayitegura icyumweru cyose nigoma nka gahunda zanjye. Ariko bigeze ku munsi wa show no kuri list nyine y'umuhanzi uri performing, bitewe n'igihe time, barambwira ati wowe uzaririmba ubutaha. Abandi bararimba bose, njye nsigara naririmbye kandi ari njye wabyirukansemo byose. Noneho ikindi cyambabaje ni uko nyine urugo bambwiye ati dore ko wiri gukora ujya mu buhanzi, wabyihoreye ugashaka imirimo y'amaboko ukora, kuri ibyo byaba ari byiza. Ndabaga ati rero ikintu iyo kikurimo kikuvamo ari uko upfuye, kuko nababwiye ngewe umuziki uzavamo ari uko mpfuye. Nkora cyane nyine, challenge ni nyinshi nyine, nizo nagiye nkubwira n'izindi. Yego. Okay, uretse kuba uvuga ko wifuza kuba wagera kure mu muziki wawe cyangwa muziki ukora uyu munsi, so nyuma y'igihe runaka cyangwa n'iryari wumva ko ndakeka uyu munsi nta nyungu ibijyanye n'akazi ushobora kuba ufitemo, n'iryari wumva ko hari igihe uzaba ufite inyungu, ese izo nyungu ziba ziri kuvahe mu muziki uzaba ukora icyo gihe? Ubundi abantu twizera ko Imana ariyo igena. Imana niyo igena bitewe n'igihe maze mu muziki.
ni kinini ariko nifuza ko nka nyuma y'imyaka 2 nzaba ndi ku rwego nifuza. Yego. None se ni ikihe kintu kigutera imbaraga ku buryo wumva ko mu myaka 2 uzaba uvuga ati icyo nifuza nzaba nkigezeho? Ni ikihe kintu nyine kiguha imbaraga? Icyambere kimwe imbaraga no gusenga. Kuko gusenga nibyo bituma mbaho, nibyo binshoboza muri byose. Ikindi cya kabiri ibikorwa nkora. Wenda simbuze mufite ibya mirenge, mfite imbaraga kira mu muziki, nicyo gituma mvuga ati wenda muri iyo myaka bizaba bikunze. Yego. Okay bro, ufite indirimbo ugereranyije umaze kwandika indirimbo zingahe? Indirimbo nyinshi cyane, sinazi n'umubare wazo. Okay. Nyinshi cyane. Izo uyu mwanya umuntu ashobora kubaza ukaba wayibuka mu ndirimbo none ashobora kubaza ukaba wazibuka ni nka zingahe? None nkubwiye ngo duhereze indirimbo 10 zawe unazituririmbira, birashoboka ko wabikora? Yego. Okay. Abikora. Ugiye gufata indirimbo 5 zawe mu munota umwe n'igice, zose waziririmba mu munota umwe n'igice. Indirimbo 5 zawe urazivanga, urakora mix. Ngo ngiye kuririmba naririmba ibitero, urakora mix. Sinzi uburyo biraza kuba ari injyana bijyanye neza. Sinzi nimba uri kubikorwa ukora mix, ufata igice kimwe ukaza guteranya ikindi cy'indirimbo mu munota umwe n'igice, kandi 5 zose ukaba zikoze mu munota umwe n'igice. Nkuko nabibabwiye njye mfite ikibazo, ariko abafana ntibabibone nabi, gusa ndakwiyaminiya nyine nkabikora tu. Nari bisobura mbere unaririmba numvisha wari wigarutse ijwi risa nkawe bitewe n'uburyo njyana iri kuvuga n'ukuri kuvuga none anga byahindutse ijwi ryagiye rizaho. Ntabwo ndimo byiga, mimaranye imitsi, urukundo ngukunda njye rwagenze mu mitsi, soya ndagukunda ntabwo ari ng'iby'iyi mitsi, byateye ngo ni rope ukoramo rimwe ukagenda ngo ace n'urusaza, zakwereka umusaza, show me the love, tubikure mu magambo tubishyire mu bikorwa, erega ndagukunda nabundi umeze nawe, manupfa no mupfa kajya tuzajyana mumva, aho mu maso agira ikintu umubwira, ese urankunda by'ukuri no mumva twanajyana, yego ubu namaze kumenya igisubizo cyuzuye, urwacu ni rucakasa ahubwo bururuzuye. Nageze iwawe mpita mbafatira feri, baby ni wowe gusa ubu nsigaye nita sheri, ibyo kujarajara nashyize higa, ndashaka kugutetesha bitari by'uburyarya, wangaraze mu bwami bw'urukundo nkwamo, aho kukubeshya gutesha igihe nabivamo, iyo ngutegereje ubyina usatira, binera ifemba nkabyina gake musatira. Afashe pose abandi narakatiye, mu barambaga ni wowe gusa njye nasariye. Oh my god, iyo ngugezeho nera isengesho ku manywa na nijoro ngo tuzibanire iteka. Bro, indirimbo 5 zose zirimo. Uduce nagiye nera nyine ariko zirimo. Ari nizo nakoze ariko zirimo. Okay. Mu ndirimbo maze gukora birumvikana ibihangano bya byose ugomba kubikunda, ariko ni icyo gihangano wakoze ukavuga ati kabisa hangana arabikoze fresh? Okay, indirimbo bita Pose. Yego, Pose. So saba no kubanga bw'ibyuma Jean Akira aduha karuko gato arushyemo agace gato k'iyo ndirimbo yitwa Pose. Hano turi kumwe umujeni ufite igihangano cyiza yise Pose. Ririmbiye gato se n'abanyarwanda ukabaririmba gatatu kumukoze. Amafatira feri, baby ni wowe gusa ubu nsigaye nita sheri, byo kujarajara ashyize yiga, ndashaka kugutetesha bitari by'uburyarya, wangaraze mu bwami bw'urukundo nkwamo, aho kukubeshya gutesha igihe nabivamo, iyo ngutegereje ubyina usatira, binera ifemba nkabyina gake musatira. Afashe pose abandi narakatiye, mu barambaga ni wowe gusa njye nasariye. Oh my god, iyo ngugezeho nera isengesho ku manywa na nijoro ngo tuzibonera iteka. Nijye ufite kugukunda, ndibona gahunda, ngaho nyama mu gituza be, ugezeho ngo mukunda, byina uhora slow motion, nyina uhora slow motion, nyina naja urakoze cyane. So mu muziki wawe abantu urumva hari abagiye bagucinira, ariko ntabwo babura umuntu ugutera courage. N'abantu nk'abangahe washimira baguteye courage? Of course nashimira mere wanjye Rafael, ashimira manager wanjye Beyandese, nashimira fans zanjye aho ziri hose, abo dukorana mu kazi ndabashimiye.
ni ab'agaciro cyane. n'icyo wabwira abafana bawe? ikintu nababwira bakomeze bankunde, bakomeze bansapotinge. wibwira abafana bawe gusa, bwira abanyarwanda muri rusange. Abanyarwanda muri rusange, yaba ari ubonye nonaha n'uwo wari usanzwe azi, ikintu nababwira ni kimwe: ndi umuhungu wanyu, ndahari ku bwanyu. sinzegera mbicishira muzakomeza mbaye ibintu bishya kandi bidasaza. umuntu akeneye kureba ibihangano byawe yagusanga ye? Yansanga kuri Noja The One, kuri YouTube, kuri TikTok, no kuri Facebook. Yitwa Noja The One. Okay, bajye kuri Noja The One bamusapotinge nyamuneka, kuko no gufashanya nyine, kuko buri wese aba yifuza kuba aho yagera kandi gufashanya byaba bimeze fresh. So Noja The One, uyu munsi urubyiruko, imyitwarire y'urubyiruko rwo mu Rwanda uyibona gute? Icyo kibazo ni cyiza kandi kirakomeye. yewe urubyiruko rw'iyi minsi ngende kubona ari urwa viziyo, urubyiruko ruri ku ikoranabuhanga cyane. narubona nk'urubyiruko nyine rushaka gukoresha ikoranabuhanga cyane kurusha uko bakoresha amaboko. kandi ikoranabuhanga ari igihe ryangiza niyo rikoranye, iyo urikoresheje nabi. Noja, ibiyobyabwenge ku rubyiruko ubifata ute? ibiyobyabwenge urubyiruko ngewe mbona nyine urubyiruko rw'iyi minsi usanga nyine ibyo bintu uvuze harimo ababikoresha, ariko ntabwo ari bose. kikubwira nyine iterambere turimo ni ukurikoresha gusa. nyine ngiye ikintu nababwira no kubireka bakabyihorera kuko nta cyiza cyabyo. Noja The One, mu munota umwe cyangwa umwe n'igice tubura ngo tuve hano, gira ikintu ubwiramo abanyarwanda, waririmba wakoresha amagambo babwira. So haraba umunota umwe n'igice. ikintu nababwira ni ukubashimira cyane. ni abantu b'abagabo, ni abantu nyine baha agaciro ibintu by'umuntu. iyo ukoze ibintu bibi baranenga, ndabizi neza, ariko kuba ngeze aha ngaha nta munyarwanda uramwanga ngo wakoze ibintu bibi. ariko se gato, ushobora kwicara ahantu ugahita uhimba indirimbo ku kintu runaka cyangwa akamaro runaka? byakunda. ugiye kunyura akaririmbo gatoya k'amasegonda 30 gakora kuri uyu mubebe yitwa Jennifer. ndamwandikira indirimbo. Hello Jennifer, uri myiza n'ukuri ndagukunda. It's the first time nkubona, wambereye mwiza biranyura, iyo ndyamye ndakurota, bwacyuka nkagutegereza, akabayike maze nkagusanga, nakubwira yuko ngukunda, nabwira yuko unyiyumvamo. ubwire Jennifer. Noja, urarenze, urakoze cyane. Noja arankumye, ariko uyu mujene arankumye kabisa. iri kintu bivuga. Noja One, thanks kabisa. Nese Noja, okay, mu minota mike dusigaranye ikiganiro cyacu kigiye kurangira. Twitegeho iki nk'abanyarwanda muri uyu mwaka? Munyitegeho ibintu byiza. Mfite projet nyinshi nshaka kubatamo. wewe nkurikirana ubundi wituriza, ubundi buri munsi uzajya gutamo utuntu tw'ubwenge. bimaze kuba 10:10 muri studio za Good Rich TV. So reka twizere ko abanyarwanda mwese mwabonye natwe mu kiganiro Just birashobora guhera 8:30 kugeza izi saha. Mwanyuzwe n'ibyo twari makuru twabagejejeho, bamwe mu twatumye nabo twashe kuvugana nabo kuri telefone. So reka dushimire bose bagize uruhare muri iki kiganiro kugira ngo kigende neza. Nakagaruka kuri Good Rich TV no kuwa gatanu 8:00 kugera 10:00 z'umugoroba, kwa mbere nabwo 8:00 kugera 10:00 z'umugoroba.
z'umugoroba reka tujye tubana muri kiganiro muri iyi mitso gahunda za Good Rich TV zo ziba zikomeje kuko dukora 28 kuri 28 tubabwira rero no gukora subscribe kuri channel zombi ya Good Rich TV ndetse na Just Leo Show Good Rich kugira ngo mujye mubona ibiganiro bibageraho 5 kuri 5 ikiganiro ntari njyenyine reka dushimire umutumirwa twabonye Noja turagushimiye cyane yes ntabwo njyenyine rero nari kumwe na Jennifer ndabashimiye cyane abantu mwakurikiranye ikiganiro cyacu Just Leo ni kuri Good Rich TV kiba kuwa mbere kuwa 5 kuva saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba twari turi kumwe n'umutumirwa wacu Noja mumurebe mumukunde YouTube channel yabibabwiye ni Noja 1 Noja the one reka abyivugire the one gute mu Kinyarwanda. Okay, thank you Noja urakoze cyane so reka dusoreza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi Imana ibaho umugisha mwese ndabakunda cyane natwe turabakunda cyane peace out.